mu Rwanda mu bahanzi b'abahungu ubuhe muhanzi ukunda? Igisupusupu. Umugabo bakunze kwita igisupusupu niwe nzi. That's it. Hari abantu bakunda kuririmba wenda ahantu sometimes hari n'abantu benshi mu hotel cyangwa mu tubari n'ahandi hatandukanye, amprise ku mukobwa nkawe hari ibintu bagenda ahantu nabyo byinshi by'ibigeragezo. Sometimes ugasanga wenda agiye kuririmba ahantu nk'umugabo araje akubwiye ngo meze bite ngo nagukunze ngo nk'ibyo ngibyo, ntabwo byize ko wowe ntabwo byabura byagenda gutero tugaba byitwaragamo ute, mbega iyo situation nk'iyo wageragamo? Bango nje nabaga nagiye mu kazi, iyo ntago byaburaga iyo hazaga nk'umuntu akakubwira ati nagukunze, nta mpamvu warabyishimira abakora iko kazi ukora. Ushobora kuba ari umufanzi wawe akunda uburyo uririmba kaza akagufelicita cyangwa akakubwira ngo njye nshobora kuba nakurangira ibindi biraka gutyo nyine nuko bagenda bakubwira, akaba bose ntago basubiza inyuma. Vuga ngo niba kwatse nimero ugomba kuyimuha kugira ngo muzavugane banze wumve kwanza ibimurimo. Ntago bose ariko baba bajanywe no gutereta cyangwa se izindi ngeso zitari nziza. Nyine uko bivuze gutereta. Kandi umuntu nagateretwa n'abantu 100. Agomba kugira umuntu umwe cyangwa babiri. Urumva nyine ibyo ngibyo ni ibintu byica akazi. Nyirabaga naje mu kazi amasaha y'abagabaze nkakora, namara gukora nkataha cyane cyane yuko ntanywa n'inzoga. Really? Ntabwo nk'inzoga. Vuga ngo ngiye narangizaga akazi nahitaga ntaha. Kuvuga ngo rero yarazaga akabikubwira kuryamana no mbwa ntabwo ngiye byashoboka kuri njyewe. Reka tujye no mu buzima noneho busanzwe bwawe. Urumva ko wavuze ngo ntabwo umuntu atetswa na beshi. Tujye mu buzima bwa relation. Ese Popo ahagaze gute? Umukunzi ntawe ufite ese byageze? Oya nta mukunzi mfite. Hari ukuntu muri iyi minsi ndetse no mu bahanzi bagenzi bawe nagiye mbibona mu bitaramo bitandukanye, nyuma y'umukobwa mara kujya stage nyine hakaza critique zitandukanye ku myambarire ye, ukuntu baba bambaye bamwe ngo nyine ngo bari kwica umuco, bose ngo bari kwigisha abana mutari byiza n'iki. Ndagira ngo utubwire wowe nkuko ubibona nyine kubijyanye n'imyambarire, ubifata ute ubonye critique nk'izo? Ndumva nawe waragiye uzibona, ibintu nk'ibyo byakira gute? Ibintu nk'ibyo ngiye kuri njyewe nta kintu bitwaye kubona umukobwa yambaye ikanzu igera ahanga like this. Like that? Let's show the people. So nukuvuga ngo umuntu yambara bitewe nuko abyiyumvamo. Hari umuntu ukunda kwambara ijipo igera ku maguru bitewe n'akazi akora cyangwa n'uburyo ari umukristo. Abakristo nibo nkunda kubona bambara ibintu bigera hasi. So kwambara mini gutya njye mba numva nta kintu bitwaye, no usirimu biraho kandi niyo vision turimo. Ntabwo tuba turi kwica umuco. Ese buriya hari akazi gashobora gutuma wambara mini? Mini ni iki? Si umwenda? Nkuko nyine wari bivuze ngo bitewe n'akazi urimo, hari akazi gashobora gutuma umuntu yambara imyenda nyine migufi. Of course wajya imbere kuri stage ugomba kugenda wambaye neza mini, kuko ari ibyo nyine ukunda cyangwa ari ibyo wahisemo. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ugiye kwambara ikintu kijya ku maguru kiraza kujena mu gihe urimo uramuvinga. Izingi impamvu wambariye ibintu no kwanga ibintu kujena mu gihe uri performing. Yes. Ariko n'igihe biba ngombwa ukambara ikintu kirekire. Ambaye ikintu kirekire njyewe nambara ipantaro. Kwara bavuga ko iyi myenda ngo yaba ikurura abagabo. Imyenda? Nyine igihe myenda imeze ko minina. Hari igihe bishoboka nyine biterwa n'umugabo uko abitekerezaho. Hari abikurura ari nabidakurura. Ariko nyine njye nkeka ko umuntu aba yambaye. Ntabwo wakurura umugabo kandi wambaye ntibibaho. Kandi umva nyine wamweretse ingingo zimwe na zimwe. Gute se nyine ingingo ugomba kuzigaragaza of course. N'ufite amaguru meza yagaragaze na mpamvu yo kwisha mu bantu ngo wambare ibintu birebire kandi wumva ukeneye kuba free. Ukeneye kuba free. Kuko muri relation bibaho basanga nyine abantu barakundana, hari n'amastori twumva ko abantu batandukanye nda kuko umwe yabyanze cyangwa iki. Ese wundi wewe ko yanze iki? Ko yanze ko bakora imibonano. Ubyumva ute kuba abantu bakora imibonano bakundana batarashakana? Iki kintu wowe kibona gute? Nubwumvikane hagati y'abo bantu, hari ababikora hari abatabikora. So mba numva rero nta kibazo. Kuri wowe nta kibitwaye kandi unakimufite mwari. Nyine none se muzajya gushakana gute utazi niba umuntu
niba umuntu umeze abyara ikintu nuko njye mbyumva tu nuko mbyumva hanze. hari akantu usa nk'uskipinzemo gato uvuze ngo mwakundana gute utazi ntabwo yahita babyara kuko ndumva benshi wenda bakora ariko nyine of course njye niko nzi muri iyi minsi ukuntu abantu babigenza. iyo mubikoze impamvu bari yihe nde nande nyine niwo ngo mukundana njyewe ya cyo mperuka gukundana hashize igihe njyewe nta nubwo mbiheruka nyine biba ari sawa tu abantu bakundana batarashakana inama nabagira mana yanjye bumva babishaka babikore kuko biriya muri gukora urukundo nta mpamvu bari ubwumvikane hagati yanyu niba mwumva mubishaka murabikora biterwa nabo. hari ibintu byinshi bishobora kuzira muri biriya yaba indwara zanduriramo yaba kuba umuntu yatwara inda atateganyije ukora iki kugira ngo wirinde ibyo byose? Ni ukuvuga ngo abantu bakundana nimba binabaho bumva bashaka gukora imibonano mpuzabitsina of course nta kindi ni ukwirinda mu buryo twese tuzi gukoresha condom mukirinda kugira ngo mwirinde bya bibazo byose kwandura agakoko gatera sida cyangwa kwirinda inda zitateganyijwe. Ujya wumva abantu bita abasitari kwini? Yes. Kuri we umusitari kwini umeze ute? Slay Queen ntabwo ndamenya ikintu bisobanura. Numva bavuga ngo Slay Queen abenshi babita ngo ni indaya ariko ntabwo nzi nyine ntabwo mbizi indaya nyiza ukwayo na Slay Queen mba numva babivuga gusa ariko ntabwo mbizi neza igisobanuro cya Slay Queen kugira ngo menye niba koko ari indaya. Papa watubwira nk'umuntu aramutse ari umufana wawe cyangwa se hari undi muntu ugukeneye ko yakubona uko yambona? Yego. Kuri Instagram nkoresha amazina yanjye yitwa Popo Ali bisanzwe, kuri YouTube ni Ali Poeta, hanyuma kuri Facebook naho ni Ali Poeta, izina ry'ubuhanzi ni Popo Ali. Ndumva yanyandikira kuri Instagram cyangwa agafollowinga nyine kugira ngo tubashe gukomunika. Ndumva ari ubwo buryo yambona. Ese kuba uri gukoresha izina Poeta nta kintu? Ntabwo nkoresha Poeta, ni Popo. Ubusanzwe mu buzima busanzwe banyitaga Poeta ariko ntabwo nari kuza mu buhanzi ngo mpite nita Poeta kandi hari undi Poeta. Ariko numvise atakinaririmba ariko sinabikora. Vuga ngo njye nitwa Popo Ali n'iryo zina ry'ubuhanzi. Mu Rwanda mu bahanzi b'abahungu ubuhe muhanzi ukunda uvuga ati njyewe mbona umuntu koko ukundira ibintu? Yeah, male artist. Igisupusupu. Umugabo bakunze kwita igisupusupu niwe nzi. Ni iki kintu mukunda? Nuko nyine nkunda ibihangano bye. Ese reka tuvuge no ku bihangano bye wa mugani kuko ndumva namukundishwa kubikurikirana cyane. Hari abantu bavuga ko indirimbo ze ngo ziba ziba amagambo azimije ari ibishego. Wowe ibyo nawe warabyumvise? Bihese igisupusupu ni igisukari majyane wavuga uko abyumva kandi abantu bakabikunda. Iyo wumvise ngo umunsi w'umukondo ngo ni amakensi ibintu nk'ibyo ngibyo wowe wumva umunsi w'umukondo ni amakensi? Umunsi w'umukondo se kari haninira ari ku maguru naho ni munsi y'umukondo, ibirenge munsi y'umukondo, ibintu biri munsi y'umukondo ni byinshi cyane. Ngiye bwa mbere mukunda nakunze iriya ndirimbo nyine ngo igisupusupu ndarirexi zirimo nta bindi. Wumva bamusubigiza amahirwe yo guhura nawe n'icyo wamusaba? Featuring of course. Ngaho gira ubutumwa umugenera mujyara bari kuri video nka message wamuha. Okay, ubutumwa namugenera nuko mukunda ndamufana ndumufana wiwe nyine kuvuga ngo ahubwo bishobotse amafeaturing kuko ndamwemera. Gera no ubutumwa ugenera abafana bawe abantu bagukunda bari hano hanze dusoza. Abafana banjye ubutumwa nabagenera nuko ndabakunda kandi ngiye kubahazanira igihangano cyanjye gishya. Muzanshyigikire ni vuba cyane. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu, waba ufite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Monaco Cosmetic Shop, Instagram Monaco Cosmetic cyangwa se urubuga rwacu monacocosmetic.net.